Haleluya, tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twe tumaze iminsi tutabonana, twe tumaze iminsi tudahurira kuri iki gicaniro cy'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mbere ya byose reka tubanze dusenge kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana mu ijuru ibereze umugisha, duhaye ikaze abo turi kumwe no mu nzu y'Imana. Pastor Twahirwa n'abandi bakozi b'Imana batandukanye baririmbye, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kadusenga Imana rero tutangire. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana ikomeye, Mana yo kwiringirwa, Sombye wacu Yesu Kristo, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Mwami baranyakira ariko nanjye ndakwakire kugira ngo Data ukorere muri uyu mwanya, ntabari njye uvuga Data ahubwo ari wowe uvuga. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, tuguhaye icyubahiro kuri umukozi w'umuhanga, utegeke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Byishira hejuru byose bikubitwe hasi mu izina ryawe Data. Turagushimye, reka ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe, icyoro cyawe kigaragare muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana turagushimye, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Tubanje kubasuhuza rero nk'uko twatangiye mu izina rya Yesu Kristo. Ni Appolinaire Nshuti, uvuga butumwa, nkaba n'umuramyi mu nzu y'Imana. Turanezerewe rero muri uyu mugoroba cyangwa muri aya masaha kongera kugera imbere y'Imana cyangwa kugera imbere yanyu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Turashima Imana yacu rero ko ari umukozi w'umuhanga. Dushima Imana ko ikomeje kubana natwe ikaturinda muri ibi bihe bitandukanye. Namwe turabashimiye ko mukomeza kubana natwe. Tuhaye ikaze abo turi kumwe hano i Kigali, Kanombe. Tuhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Duhaye ikaze abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hirya no hino hatandukanye, abari muri Afurika, abari hirya no hino mu bihugu duturanye, yaba ari Burundi, Kongo, Tanzania no muri Kenya. Tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Abari muri Europe, Amerika, Asia n'ahandi hose tubahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndashaka ngo tuganire ijambo riri muri Zaburi 91 rivuga ngo nguba mu rwisho rw'isumba byose, ngo azama mu gicucu cy'ishobora byose. Iryo jambo ryonyine shagira ngo tuvugeho. Haleluya. Ngo uba mu rwisho rw'isumba byose. Wakwibaza ngo ese urwo rwihisho ni hehe? Haleluya. Rero turashima Imana ko Imana yatumenye ikaduhamagara, natwe tukayumvira tukaza. Ego. Mana hari ukuntu duhisha abo yamenye, ijye bafatika bahisha. Ngo Zaburi 91 iravuze ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose, ngo azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Igicucu cy'ishobora byose n'ahandi hantu n'ahangaha twageze. Naho twageze tutambaye turambara, naho twageze turwaye turakira, naho twageze turabo kugirirwa imbabazi n'abantu, ariko Imana nyine tugirira imbabazi, iraduhamagara tuza mu nzu yayo. Haleluya. Petero wa mbere avuga ngo abo bose, haleluya, ngo bakumenye, ngo warabahamagaye urangije urabahisha. Haleluya. Natwe rero twemeye kuza kwitaba izina ryayo, twemeye kwitaba ijwi ryayo, turarimenya, turaza mu bwami bwayo kugira ngo n'uyu munsi twe tuvuga. Ngira ngo nawe ufite ibihamya by'Imana, aho dukurikiye online nabo turi kumwe. Mana yatugiriye neza, twabonye ukuboko kw'Imana, twagiye tubona tuza ahantu ntacyo dufite. Uyu munsi hari icyo dufite kuko twamenye izina ryayo. Haleluya. Reka uyu mugoroba ubu mugoroba udasanzwe, reka uyu mugoroba wo dukurikiranye uri iwawe ubu mugoroba wo guhishurirwa, reka uyu mugoroba wo kugendererwa mu izina rya Yesu. Ni umugoroba kugira ngo wakire ubuhanuzi bwawe. Uyu ni umugoroba udasanzwe, Imana igiye kuguhuza n'umuntu udasanzwe ku buzima bwawe. Wowe udukurikiye, wowe turi kumwe ahangaha, Imana igiye kuguhuza n'icyo wabuze. Imana igiye kuguhuza n'icyo wabuze uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yohana ahanura Yesu, aravuga ngo hari umugabo ugiye kuzaza, ngo kandi ubutware buzaba ku bitugu bye. Ngo ntibyatinze Yesu araza. Yohana arangije aravuga ngo uyu mugabo niwe nahanuye, ngo none dore muramubonye. Niwe muntu wenyine wavuze ngo mwebwe mumveho mukurikira uyu mugabo. Yesu abwira Yohana ngo mbatiza kugira ngo ibyahanuwe bisohore.
kandi koko Yohana yari yaramuhanuye. Mu kumuhanura Yesu nawe araboneka araza, ngo Yohana amugeze imbere, ngo Yohana atinya kumubatiza, ariko Yesu amubwira amagambo yoroheje, aramubwira ngo Yohana, ngo mbatiza kugira ngo ibyahanuwe bisohore. Haleluya! ngo yewe Yohana amaze kumubatiza, ijambo ry'Imana riravuga ngo ijwi riva mu ijuru riravuga ngo turi umwana nkunda kandi nkamwishimira. Haleluya! reka nawe ugendere muri nzira, ugendere mu nzira nk'iza Yesu, ugendere mu bikorwa nk'ibya Yesu, kugira ngo nawe aho uzagera uzagaragaza ibikorwa bya Yesu mu buzima bwawe, mu kazi kawe ugaragaza ibikorwa by'uwakubambiwe, yaba mu muhanda ugenda ugaragaza ibikorwa by'uwakubambiwe. Haleluya! iyo tugeze mu mbaraga z'Imana, iyo tugeze muri presence y'Imana, hari izindi mbaraga twambara. Iyo tugeze mu bwiza bw'Imana, hari ikindi kirere twinjiramo. Icyo kirere, haleluya, haleluya, ubuntu bw'Imana nibwo butuzana mu bwami bw'Imana. Haleluya! hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo ubuntu, ijambo ry'Imana rivuga ngo none se ngo tube kubw'ubuntu dukora ibyabwira ngo icyaha gikomeze kimirizwe imbere, ariko ubuntu bw'Imana nibwo butuzana mu bwami bw'Imana. Y'ubwo buntu bw'Imana twabonye rero nibwo butuzana mu bwami bw'Imana, ubwo bwami bw'Imana tukabugenderamo, tugenderamo ayo mahame y'Imana. Haleluya, haleluya! ndumva imbaraga z'Imana, ndumva ubwiza bw'Imana. Reka nkubwire udukurikiye online, imbaraga z'Imana zigiye kumanuka aho wicaye, ubwami bw'Imana bugiye kumanuka. Ushobora kudukurikirana uri muri ofisi wawe, ushobora kudukurikirana uri muri ofisi mu kazi, ushobora kudukurikirana uri mu modoka ugenda, ariko reka mpanure ubuzima bwawe, hari imbaraga z'Imana zigiye kumanuka mu buzima bwawe. Haleluya! bishobora kuba waragiye kwa muganga bagasanga urwaye, ushobora kuba waragiye kwa muganga bakakubwira ngo iri iminsi isigaye mikeya kugira ngo ubuzima bwawe burangire, ariko reka nguhanure ubuzima. Haleluya! iyo twageze mu bwami bw'Imana, iyo twageze mu buntu bw'Imana, ibyari gupfa birongera bikabaho. Haleluya, haleluya! ndumva imbaraga z'Imana, ndumva ubwiza bw'Imana. Reka wemerere imbaraga z'Imana ziture muri wowe, reka wemerere presence y'Imana ariyo ukuyobora, reka wemerere Kristo kugira ngo ayobore ubuzima bwawe. Haleluya! dufite ibihamya, dufite ibihamya, dufite amateka twamenye mu bwami bw'Imana. hari abagabo twamenye, hari abagabo bagendeye mu zo gukiranuka, hari abagabo bagendeye mu bwami bw'Imana bizera imbaraga z'Imana, kandi n'uyu munsi turacyabavuga. Haleluya, haleluya! Bwana sifiwe! ndumva umugoroba udasanzwe ku buzima bwanjye, ndumva ikirere cy'Imana. Haleluya! niwizera Imana uyu mugoroba, hari ukugendererwa n'Imana. Bwana sifiwe! uyu mugoroba ni umugoroba tugiriwe amahirwe yo kongera kuvuga ijambo ryawe Mana. ni umugoroba tugize naho tugiye kuvuga gukomera kw'Imana. iyo tuvuga gukomera kw'Imana ni hahandi tuza mu nzu y'Imana, Imana ikatugirira neza. iyo tuvuga ubuntu bw'Imana ntago tuvuga gukora ibyaha, oya, ahubwo ubuntu bw'Imana nibwo butuzana mu bwami bw'Imana. ubuntu bw'Imana nibwo butuzana mu bwami bw'Imana. twagera mu bwami bw'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo niba twebwe nk'abanyabyaha tuzi guhereza abana bacu ibyiza, ese Imana yo mu ijuru yo yabuzwa n'iki kuduhereza ibyiza? icyo usabwa nta kindi, ni ukwizera Imana. iyo twizeye Imana tubona imbaraga z'Imana, iyo twizeye Imana tubona ubutsinzi bw'Imana. Haleluya! nusoma ijambo ry'Imana, Zaburi 103, Dawidi yaravuze ngo umutima wanjye shima. kuki Dawidi yashimye Imana? niko yasubije amaso inyuma yibuka imirimo y'Imana. nawe nusubiza amaso inyuma uribuka imbaraga z'Imana zagiye zigaragara ku buzima bwawe. nusubiza amaso inyuma mu mashuri yawe wize, urashima Imana. nusubiza amaso inyuma muri karitsiye utuye, urashima Imana. nusubiza amaso inyuma, nusubiza amaso inyuma mu myaka yashize, imbaraga z'Imana ziruka zikwibutse ko ukwiye gushima. Haleluya! ngo ni ukiza indwara zacu zose, ngo akabarira ibyaha byacu byose. twari abanyabyaha, twari abakugirwa imbabazi n'Imana, ariko Imana iraduhamagara, iravuga ngo mwana wanje ngwino, iravuga ngo Appolinaire ngwino, iravuga ngo Twahirwa ngwino, kuko yatumenye izina. niyo mpamvu n'uyu munsi turi kuvuga imbaraga z'Imana. niko hari aho zadukuye. Dawidi ngo abona Goliyati, aramubwira Goliyati we, uyu mugoroba, Goliyati we, uyu mugoroba mateka yawe ararangira. Haleluya! Dawidi asubiza amaso inyuma ngo yibuka imbaraga z'Imana, yibuka ubwo yafataga idubu wakayambura umwana w'intama. reka mabwire pastor,
haleluya. Uzizira mbaraga Dawidi yagiraga n'urukundo ruri mu mushumba, ngo umushumba wese iyo aragiye intama azigira urukundo, haleluya. Bigereranywa n'iki? Bigereranywa n'umushumba uyu munsi. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ntabwo ribesha, ahubwo usomye ijambo ry'Imana hari irindi hishurirwa ugira. Iyo usomye ijambo ry'Imana hari irindi hishurirwa ugira, hari ahandi hantu winjira mu buryo bw'umwuka, haleluya. Ngo Dawidi yabonaga intare yafashe umwana w'intama, Dawidi ngo acegera intare ngo akayambura umwana w'intama. Bisobanuye iki? Ni urukundo dukwiye kugira nk'abahamagaye gukora umurimo w'Imana, ni urukundo dukwiye kugira rw'intama, haleluya. Intama isobanuye umukristo, Dawidi nawe asobanuye umushumba, haleluya. Niyo mpamvu umushumba wese unkurikiranye ukwiye gukurikirana intama zawe, ukwiye gukurikirana intama zawe, haleluya. Dawidi aravuga ngo iri dubu ntabwo rikwiye gutwara uyu mwana w'intama. Dawidi ararwana, Dawidi ararwana, Dawidi ararwana paka yacuye idubu umwana w'intama, haleluya. Dawidi ageze ku musozi asanga Goliyati yakamejeje, asanga Goliyati arimo aratuka ubwoko bw'Imana, asanga Goliyati arimo gutuka ubwoko bw'Imana. Dawidi aravuga ngo wa Mufilisitiya we, amateka yawe ararangiye. Ndagira ngo nawe nkubwire icyo kibazo kiri imbere yawe, ukibwire ngo ibihe birarangiye. Uyu munsi wa kibazo we kirarangira, wa kibazo we uyu mugoroba mateka yawe ararangira, haleluya. Ushaka kudukurikiye uriya muri Amerika, reka nkubwire, ubwire ikibazo cyawe sinyizi ariko urakizi, ukibwire ngo Imana yakoresheje Dawidi akica Goliyati. Nawe ubwire icyo kibazo ukite Goliyati, ukibwire ngo wa kibazo we, nk'uko imbaraga zamanukiye muri Dawidi akica Goliyati, nawe wa kibazo we amateka yawe arahinduka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo tugeze mu bwami, iyo tugeze kuri Kristo, ubuzima bwacu burahinduka. Iyo tugeze kuri Kristo, ubuzima bwacu burahinduka completely. Reka n'uyu munsi nkubwire ngo amateka yawe arahinduka. Imana igiye kuguhuza n'umuntu udukurikiye, wa muntu we, Imana igiye kuguhuza n'umuntu udasanzwe, Imana igiye kuguhuza n'umuntu udasanzwe ugiye guhindura amateka yawe. Imana igiye kuguhuza n'umuntu ugiye kuguhuza n'ikibazo cyawe kugira ngo ikibazo cyawe gikemuke, haleluya, haleluya. Reka mabwire, nta gihe n'umunsi n'umwe uzabona Imana imanutse ahantu, oya, ahubwo Imana izakoresha abantu bayo, zakoresha abantu bayo kugira ngo bahanurire ubuzima bwawe, kugira ngo amateka yawe ahinduke. Ndimo ndaguhanura nk'umukozi w'Imana, ariko Imana igiye kuguhuza n'umuntu udasanzwe, haleluya. Kandi nawe urabizi ko ari ibyo udashoboye. Icyo udashoboye rero ugihereza Imana yacu, Imana yacu akaba ari ibyo ikora. Ibyo dushoboye ntabwo Imana ibikora, ahubwo ikora ibyo tudashoboye, haleluya. Uyu ni umugoroba nje kugira ngo muhanure ubuzima bwawe, Imana igukore igitangazo udukurikiye. Icyo kibazo cyawe cyakuryamishije ku gitanda, ukibwire ngo wa kibazo we, mateka yawe ararangiye. Reka mabwire, uyu mudamu wari umaze imyaka 12, Bibiri iratubwira ngo aho yageraga hose baramubwiraga ngo aranuka, yageraga mu baturanyi bakamubwira ngo uranuka. Reka nkubwire, ushaka ubusire bateri bwakunukiye, reka nkubwire, ushaka gukodesha byakunukiye, ushobora kuba kunyeresha amaguru byakunukiye. Reka nkubwire, uyu mudamu yarisobanukiwe, aravuga ngo komenya amakuru ko Kristo agiye kunyura aha hantu, aravuga amateka yanjye arahinduka. Uyu mudamu ararwana, uyu mudamu ararwana. Biratubwira ngo yageze kuri Kristo, ariko yakoresheje imbaraga, akoresha imbaraga nyinshi. Aravuga ngo uyu mugoroba amateka yanjye arahinduka, uyu mugoroba amateka yanjye arahinduka, uyu mugoroba amateka yanjye arahinduka. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uyu mudamu ararwana, uyu mudamu ararwana. Aravuga ngo uyu mugoroba ndakira, uyu mugoroba ndakira. Bibiri tubwira ko yaramaze imyaka 12, ariko aravuga ngo uyu mugoroba ndakora kuri Yesu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo gitondo kimwe ngo amenye amakuru, ngo ararwana, arasunika, ararwana, ariko kubw'amahirwe akora kuri Yesu. Umva birako yambwiye, irambwira ngo Yesu arahindukira, aravuga ngo hari abantu benshi banzigaga, ariko hari umuntu ngozo. Reka nkubwire ngo nawe ukore kuri Kristo, ndakwinginze kora kuri Yesu. Yesu arahari, mukoreho,
haleluya. Uyu mudamu akoze kuri Kristo. Yesu aravuga ngo hari umudamu nkozeho, hari umuntu nkozeho, hari umuntu nkozeho, hari umuntu nkozeho, hari umuntu nkozeho, haleluya. Reka nawe iki gitondo ukore kuri Kristo. Yesu arahindukira aravuga ngo hari umuntu nkozeho. Intumwa ze ziramubwira ngo mwami, ngo mwami, ngo mwami. Ntubona ko abantu batugose ari benshi? Ntubona ko abantu batugose ari benshi? Ntubona abantu ukuntu bangana? Ntubona ko abantu benshi barimo kwirirwa bashaka gukoraho? Yesu aravuga ngo ya, hari umuntu nkozeho, haleluya. Reka nawe ukore kuri Kristo, reka ukore kuri Yesu. Yesu arahari aho muri biro yawe, arahari mu muhanda ugenda, Yesu ari kumwe nawe mu kazi kawe, Yesu arahari mu rugo rwawe, Yesu arahari. Icyo usabwa ni iki? Ni ukuguma mu mwuka ukamukoraho, ukamwemerera, ukamubwira ngo mwami, nanjye ndifuza kugukoraho. Wowe nkurikiye online, ndaguhaye amahirwe, nguhaye amahirwe. Humiriza ku maso yawe, uzamura ibiganza byawe. Namwe turi kumwe, uzamura ibiganza byanyu, mwakira imbaraga z'Imana, mwakire kugirirwa neza n'Imana, mwakire ubutsinzi, mwakire kubaho, akira akazi kawe mu izina rya Yesu. Birashoboka ko nawe waba udukurikirana uri iwawe ufite ibibazo bitandukanye. Reka nkubwire, ijambo ry'Imana rivuga ngo twaherewe ubuntu, kwama gutangirwa ubuntu. Reka mabwire, uyu mudamu yagize amahirwe yo gukora kuri Yesu. Yakoze ku bandi bantu benshi, abandi bagira icyo bamumarira, ariko ngo akoze kuri Yesu. Wako kanya Bibiliya irambwira ngo amaraso ya Yesu akama, haleluya. Reka nawe ikibazo cyawe kirangire, reka ikibazo cyawe kirangire. Sinzi icyo ukeneye, sinzi ahantu ukeneye kujya, ariko reka nkubwire, wowe dukurikiranye wifuza kugira ngo ubone visa, kugira ngo ugende muri icyo gihugu, akira visa mu izina rya Yesu. Akira icyo wifuzaga cyose mu izina rya Yesu Kristo. Akira, akira, akira. Reka dusenga Imana, dushimira Imana yacu. Turashima Imana yacu ko ari Imana igivuga. Turashima Imana yacu ko ari Imana ikora. Ntago imeze nk'izindi mana zidavuga cyangwa ngo zikore. Niba abarozi bashobora kohereza ibirozi bikava ahantu runaka mu kindi kilometero kure, bikaza bikagusanga aho uri, ibyo birozi bikagufata. Noneho se Imana yacu yananirwa ite gukora? Aho hantu uri Imana yagusanga ikakugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ibiganza byawe dusenge, dushima Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Mana turagushimye, tuguhaye icyubahiro muri aka kanya gatoya uduhaye. Reka izina ryawe rishirwe hejuru. Reka Mana ukurikiranire ijambo, reka ukurikiranire ijambo. Nguba mu rwihisho rwisumba byose, wazahama mu gicucu gishobora byose. Turifuza kuguma aho hantu mwami, turifuza kuguma aha hantu Data, kuko ahantu iyo tuhageze Mana tuhabonera amahoro. Mana iyo tugeze muri presence yawe Mana, iyo nta byiringiro dufite turongera tukagira ibyiringiro. Mana turagushimye, kurikiranira ijambo mwami, kurikiranira ijambo mwami, kurikiranira ijambo Data. Abarikurikiye nonaha n'abazarikurikira ejo, n'abazarikurikira ejo wundi, mwami ukomeze ubane nabo, ukomeze ubagirire neza, bakomeze bahame mu gicucu gishobora byose. Mana, muri gicucu cyawe niho tubonera amahoro, mu gicucu cyawe niho tubonera ubutsinzi, mu gicucu cyawe niho tubonera kubaho mu izina rya Yesu. Reka udukurikiranye mwami, iki kibazo cyose afite mwami Imana yacu umugirire neza mwami, umusubize mu izina rya Yesu Kristo. Ndumva amavuta yo gukiza, ndumva amavuta yo gutanga akazi, ndumva amavuta yo kubohora wa muntu wari uboshwe n'umwijima, wari uboshwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Satani yaragufasha urubyaro rwawe, ndavuze ngo akira urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Wa mukobwa we washatse, wari umaze imyaka utarabona urubyaro, abantu batangiye kuvuga wese kutabyara, akira urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubyara,
akira abana b'abahungu, akira abana b'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo. Nawe udukurikiranye online wari ufite ikibazo cy'ubukode, ubukode bwari bukwishe, wari ufite ikibazo ukavuga ngo ese ko maze amezi 5 nishura, ese nyine inzu ndamukizwa n'iki? Reka nkubwire, dufite Imana itanga, dufite Imana itanga gakondo. Akira gakondo yawe uve mu bukode mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nawe udukurikiranye wari ufite ikibazo cyo kutiga, wari ufite ikibazo cya school fees, reka nkubwire ngo icyo kibazo Imana iragikemuye nonaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nawe wari ufite ikibazo cy'umugongo, wari ufite ikibazo cy'umugongo, umugongo ukwishe ukumereye nabi, ndakwinginze fata ku mugongo wawe dusenga Imana yo mu ijuru. N'iki Imana iduhamagariye, Imana iduhamagare gusengera uburwayi bwose bugakira mu izina rya Yesu Kristo, kuko ubwo butware twarabuhawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana ndaguhamagaye muri uyu mwanya, ururuke muri uyu mudamu ufite ikibazo cy'umugongo, umukize mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimye, tuguhaye icyubahiro ko byose ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimye, kurikiranira ijambo ryawe, kurikiranira ijambo ryawe Mwami, urikurikirane kuva nonaha Mwami, n'indi myaka yose abazarikurikirana, abazaryumva, ubuzima bwawe buzahinduke mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen, amen, amen. Shalom, shalom. Imana yo mu ijuru bagirire neza, tuzakomeza tubane, mukomeze musharinge ubu butumwa, mukomeze musharinge ubuhanuzi kugira ngo buri muntu wese bumugereho. Niba ubugiriwe amahirwe yo kudukurikirana, ntubifate for granted, ndakwinginze ufate iyo link uyisharing. Hari abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye, hari abantu Satani yatsikamiye kandi bakeneye amagambo y'ihumure, bakeneye kugira ngo bakurwe muri icyo cyobo Satani yabatayemo, kugira ngo bongere bahaguruke mu izina rya Yesu. So nawe biragusaba kugira ngo usharing ubu butumwa ro bugeze kure, ushire kuri status yawe n'ahandi hatandukanye, usharing kugira ngo Imana nayo iguhereze umugisha. Turaba dufatanyije kuvuga ubutumwa bwiza. Imana yo mu ijuru bahereze umugisha. Bye bye, tuzasubira ubutaha mu izina rya Yesu. Mwari kumwe na Appolinaire Nshuti. Amen.